ndabizi nyine abakobwa bamukunda ni benshi, abamusariye ni benshi, abantu bifuza kuba nyine ko yaba ari kumwe nabo ni benshi. Ndabizi neza ko yaje mu Rwanda agahura na Kagarara, agahura n'abandi bakobwa beza barenze, ariko njyewe ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kuba nahura nawe mubwire ukuntu mukunda. Ashton ni yari yabanje gukunda uwo mukobwa nyine akazaza birebera hirya, birangije uwo mukobwa nawe nyine Ashton aranyanga ahita akunda uwo mukobwa. Ndaryama ndota ngo turi kumwe, ndota ndi kumukoraho, nyine ndota dukundana, ndavuga mana yanjye uyu musore ndagenda ndamusarira, ndagenda ndamukunda, mva ngo turasukana tujyana ku mazi turarya, njyana mu bwato, ariko uriya muhungu ndamukunda cyane, ndamukunda nubwo bansaba kugira ngo mpfe nongere musange basi nkanamukoreho byanshimisha. Halo, nizere ko mumeze neza abakunzi banjye, amazina yanjye ni Moza nk'uko bisanzwe. Guys, nk'uko mubibona maze iminsi nagaragara kuri kamera, ariko uyu munsi bitewe n'ikintu nendaga kubabwira, nshaka ko inshuti zanjye, abantu nyine bafite amacana arenze, abantu b'ibyamamare bari bumfashe. Maze iminsi hari ikintu kiri kumbuza amahoro, kiri gutuma natekereza, ni umuntu nyine ari gutuma natekereza, ari gutuma nasinzira, ahora mu mutwe, amora mu nzozi, mu by'ukuri nyine sinyibona amahoro kubera uwo muntu. Rero niyo mpamvu kwihangana byanze, navuze reka nze nkora ikiganiro hano kuri channel yanjye, wenda abantu mushobora gutaginga mukamugezaho video yanjye, like nyine ndabizi ntabwo avuga ikinyarwanda nta nubwo akizi, gusa nyine ndashaka ko hari umuntu yazamubwirira ko mukunda cyane, ko nkunda ibyo akora, nyine nifuza ko nyine nazahura nawe tukaganira, nyine nkagira byinshi mumenyaho nawe akagira ibyo amenyaho. So rero ni umusore ndamuvuga ariko ngiye gusoza ikiganiro, gusa nyine nimba ari ubusazi, nimba ari ubuki, ntabwo nzi ngo ndi buherehere. Nanjye igihe byancanze nareba nk'ikintu nkavuga mana yanjye ikintu ndagihera ndakigenza gute. So rero ejo bundi haciyemo nk'iminsi 2-3, sinzi ukuntu nyine nari ndyamye ari nijoro ndota uwo musore, mana yanjye ndamurota, ndavuga mana we, sinari nigeze njya kuri TikTok ngo niho namubonye ngo David Oziwe, nyine nashoje akaje nananiwe, ndaryama ndota ngo turi kumwe, ndota ndi kumukoraho, nyine ndota dukundana, ndavuga mana yanjye uyu musore ndagenda ndamusarira, ndagenda ndamukunda, mva ngo turasukana tujyana ku mazi turarya, njyana mu bwato, aranambwira ngo araza kunshira mu ndege, nyine turifotozanya, dukorana ibintu byinshi, mvuga ngo izo nzozi zanjye zamaze amasaha nk'igihumbi, noneho yaba ari kunkoraho, nkavuga mana yanjye umusore, ese uwo musore bamwita Ashton uri umunyamerika uri gukora ibintu bijyanye na siporo. Ndabizi nyine abakobwa bamukunda ni benshi, abamusariye ni benshi, abantu bifuza kuba nyine ko yaba ari kumwe nabo ni benshi. Ndabizi neza ko yaje mu Rwanda agahura na Kagarara, agahura n'abandi bakobwa beza barenze, ariko njyewe ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kuba nahura nawe mubwire ukuntu mukunda, mubwire ukuntu uburyo nkunda ibintu akora, uburyo nifuza kuba naba ndi kumwe nawe, nyine numve ngo ikintu cyose yansaba nagikora, ku buryo nyine mba numva ko ngomba gukora cyane, nkakora ngashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo basi nzamubone. Guys, rero ikintu nabasaba abantu nyine mukomeye muzareba video zanjye, muzamubwirire ko mukunda cyane kandi nifuza kuba ndi kumwe nawe, kandi nyine ikintu cyose yansaba nagikora, umva nyine igihe mba numva byancanze nanjye nazi aho nahera. Gusa uriya muhungu ndamukunda cyane, ibaze ko nsigaye ndyama nkamurota, nkarota turi kumwe, nkarota nabaye umugore we, nyine nsigaye numva inzozi zanjye ari ukuba umugore we. Rero sinzi ngo bizaca he, nzabibona gute, gusa nuko mwazamfasha mukamuzana we, munambwe Kagarara niwe nyine yahuye nawe,
niwe bavuganye, niwe nshuti yiwe, basi nanjye nkazagira amahirwe yo guhura nawe nkamukoraho, nubwo namukora ku ntoki, mu ntoki, nubwo namukora ku mupira we. Guys, ni icyo kintu nshaka kubasaba ko mwamfasha kandi ndabinginze muzambe hafi. Simbabwiye abakobwa ngo baze banuke muri comment, ndabizi abakobwa bamukunda ni benshi bashobora kuza bakanuka, gusa njyewe nyine nje kuvuga uko niyumva, nje kubabwira uburyo mukunda, uburyo atuma nasinzira, nyine mva ni bogari pe, ni bogari. Ngubu ndi kumva iyo ndyamye nyine nk'iyo nicaye mba ndi gutekereza izo nzozi narose njye nawe turi kumwe, nubwo haje kwitambikamo akandi gakobwa nyine mu nzozi zanjye, nyine nyako nyine zari inzozi nziza pe, narabikunze, narishimye. Ukuntu uba wiroteye nyine, sinzi ukuntu hajemo umukobwa ari njye nyine Ashton ni yari yabanje gukunda uwo mukobwa nyine, akazaza birebera hirya, birangije uwo mukobwa nawe nyine Ashton aranyanga, ahita akunda uwo mukobwa. Gusa ngo yari afite telefone ebyiri, yari yamaye iwe ndi kwifotora ndi gusureyinga kumwe kw'abakobwa b'iki gihe nyine wabonye ipoga ukuntu sureyinga ukifotoza ukagira ute, mani byari byiza. Hahandi numvaga nyine abakobwa bose twari kumwe bangereye ishyari. Ashton nagiye akunze kuvuga mana yanjye ndega iboga, umva nyine naryohewe. Gusa byaje kurangira, byatangiye ari njye bakunze birangira hajemo undi mukobwa ntwara Ashton wagera mu ntwara. Umukobwa nyine uwo Ashton ahita akunda uwo umukobwa batangira mu gihe njye naba ndi kwifotoza nije phone yiwe, Ashton nawe ari gufotora uwo mukobwa ari kumushyira muri taburo yiwe. Uriya mukobwa nawe yarambabaje, nyine yayishe ibyishimo byanjye, arambangamira, atuma birangira ari njye bakunze, birangira bakunze njyewe, uwo mukobwa ari kubireba arafuha, birangira Ashton ahisemo uwo mukobwa ari we yakunze. Gusa njye yarangiza inshuti yiwe, gusa nuko byari bimeze ntago nari nababaye cyane, nyine hari hajemo akantu ko gufuka, ari we yari kuvugisha, ariko nanjye anyuzagamo akambonera umwanya akamvugisha tukaba inshuti, akama telefone yiwe ndi gusureyinga, nyine byaryoshye, byabaye uburyohe. None rero gusa nyine ubwo nahise naratekereje ndavuga se kubera iki izi nzozi nazirose. Gazi namwe mumfashe mubwiye ni gute umuntu nanye wenda kuri TikTok naramureba, ariko uwo munsi ntago nari nigeze nsikororenga ngo njye kumura kuri YouTube, ntago nigeze nsikororenga ngo murebe kuri TikTok no kuri FB, naho nyine nkunda kumubona. Uwo munsi sinigeze njya kuri social media, nyine nanjye ntago nzi ngo ni gute namurose. Nkarota turi kumwe, nkarota turi ku mazi, nkaruka yansohokanye, nkarota turi gusangira, turi kwifotozanya, bikaza kurangira hitambitsemo undi muntu wa gatatu. Bikarangira hitambitsemo undi muntu wa gatatu, nyine ntago nari nzi ngo byaturutse. Gusa icyo nzi cyo nuko izo nzozi nazirose, like nyine nkumva ari na byiza, nkumva nyine akunurota inzozi ukumva nawe ushaka kuzivamo. Ariko uriya muhungu ndamukunda cyane, ndamukunda, nubwo bansaba kugira ngo mpfe nongere musange, basi nanamukoreho, byanshimisha. So guys, rero mumfashe aka video mugataginge kwa Ashton, mumbwire ko mukunda cyane, mukunda kandi nifuza kuzabonana nawe. Rero umuntu uzabinkorera Imana izamumera umugisha. Nta kintu cyinshi nshaka kubivugaho, nta magambo menshi nshaka kubivugaho, kubera ko nyine nta marangamutima yanjye nashakaga kuvuga. Rero mumfashe, mumumbwirire, mumfashe mu supporting. One day nayo nzarebe ko nakihurira n'uriya musore w'ibogari, umusore wa nyine buri muntu wese areba akavuga uyu musore ndamushaka, umusore n'inzozi zanjye. So guys, rero Imana ikomeze kubandebera icyoroshye, ndabakunda cyane, bye bye.